Angelo yakomeje kwitegereza za mfunguzo maze ibyishimo biramurenga kuko yabonaga uburyo bwo gucika yabubonye nuko akaba agiye gushobora kuva aho ngaho. Nuko afata za mfunguzo atangira kwihambura, ukuboko kwa mbere kurafunguka afungura n'ukwa kabiri birakunda, abagiye ku maguru nayo agifungura biremera, iminyururu yose ayikuraho. Ibyo birangiye arahaguruka aseka amashima Imana mu mutima ati, Mana urakoze kandi komeza ubane nanjye. Nuko areba ku rugi areba n'urufunguzo rumwe rusigaye atakoresheje, ahita abona ko urusigaye ari urwaho ngaho ku muryango. Nuko atera intambwe n'akanyamuneza kenshi, urufunguzo barucometse mu rugi ariko afunguye biranga. Arakomeza arakorogoshora ariko wapi biranga. Ibyari ibyishimo sasa byongera guhinduka akababaro n'amarira. Nuko arakorogoshora arwana n'urugi ariko wapi biranga. Angelo acika intege. Ibyo byari bisobanuye ko ku muryango w'aho ngaho hashobora kuba hari urundi rufunguzo badafite. Igihe Angelo agihagaze ku muryango byamucanze, Damas baragarutse. Nuko arafungura, mu kwinjira kwitwa n'inkuba asanze Angelo ahagaze ku muryango n'iminyururu yose yayikuyeho. Nuko Damas aramufata amuhondagura ibishyi byinshi, Angelo agwa hasi. Damas aramubwira ati, wa mugore wuri shitani, wayobeje ubwenge bwanjye kugira ngo ubone uko wimufunguza ucike. Angelo areguka areba Damas ati, ndagusabye reka nigendere nzakugororera. Damas aramufata arongera aramuhambira ya minyururu yose. Damas aramubwira ati, ntabwo uzongera kuroga ubwenge bwanjye wa mugore we, namenye amayeri yawe yose. Angelo ararira aratakamba ati, abana banjye barankeneye, kuki mutabyumva? Basi niba mutazandekura nimunyice birangire. Damas nawe aramubwira ati, niba ushaka urupfu uraje urubone. Ikatima naho niko bimaze kuba saa moya za mu gitondo, kubera ukuntu Saranda yaraye yicaye ijoro ryose. Yageze ahasinzirira mu ntebe. Hashize nk'iminota 20 arakanguka yumva yiseguye amaguru y'umuntu, nuko ahita ashigukira hejuru. Mu kureba asanga yaryamye ku maguru y'umukunzi we Alpha. Saranda ahita amubwira ati, Alpha urankanze, waje ryari? Alpha aramubwira ati, hashize igihe gito, naje nsanga uryamye hano umeze nk'urimo kuvunika, mpita mfata umutwe wawe ngushyira ku matako yanjye. Saranda aramubwira ati, wakoze. Alpha naramubwira ati, ni inshingano zanjye rega kukwitaho. Saranda ahita amubwira ati, none se omboneye papa? Alpha aramubwira ati, ari hanze nanko wawe atanazi. Nuko Saranda areba ku isaha imanitse muri salo, abona saa 2 zigiye kugera, ahita ahaguruka vuba vuba, nuko agenda yirukanka. Alpha aramubwira ati, none se kugiye wiruka bigenze bite? Nuko Saranda aramubwira ati, mana yanjye we, ubu ni ibiki nakoze? Uzi ko nakereje abana kujya ku ishuri. Nuko Alpha ahita amubwira ati, humura icara utuze abana bagiye. Saranda aramubwira ati, ntibishoboka, byakozwe nande se? Alpha ahita amubwira ati, nageze hano hakiri kare, nuko nganiriza Mike musaba kwita kuri bagenzi be bakajya ku ishuri. Nuko Saranda aramushimira ati, wakoze cyane. Ngo hanze Paul na Atanazi nabo barimo baganira. Nuko Paul aramubwira ati, ndumva wagira ngo meze nk'umuntu uri mu kiriyo. Atanazi nawe aramubwira ati, none se ibyishimo byava hehe mu bihe nk'ibi? Paul akomeza kumubwira ukuntu arimo kwibaza ku bantu batwaye umugore we, n'ukuntu naramuka babonye batari bumukire. Barakomeje baraganira, bigeze Atanazi arahindukira areba muri salo, nuko abwira Paul ati, ariko uriya mugingo utereta umukobwa wawe umubona ute? Paul aramubwira ati, uravuga Alpha se? Atanazi ati, yego. Paul aramubwira ati, mubona gutyo nyine atereta Saranda? Atanazi ati, umuntu utazi ukamureka agapfa kuvugisha umukobwa wawe uko yiboneye? Nuko Paul nawe aramusubiza ati, impamvu mureka nuko nabonye Saranda amwishimira, urumva rero ntago nakwangiza ibyishimo by'umukobwa wanjye. Atanazi ahita amubwira ati, ariko wakabaye umenye ibye n'ibimwerekeyeho byose. Paul nawe areba muri salo akomeza kwitegereza Alpha, nuko abwira Atanazi ati, nanjye rega
nzajya nkomeza mugenzure, gusa urumva ntago nahita muca kuri Saranda gutyo gusa uko niboneye. Ubwo uwo Alpha bavugaga niko yari yicaranye mu ntebe na Saranda muri salo. Nuko Alpha areba Saranda mu maso, amufata ku bitugu aramwegera ashaka kumusoma, ariko Saranda arabyanga. Alpha aramubwira ati ariko sheri, buri gihe nuko uzajya unkanira, ni gute urukundo rwacu ruzaba urw'amagambo gusa? Saranda aramubwira ati none urukundo rugaragarira mu gusomana. Alpha ahita amubwira ati ariko ni ikimenyetso, none se umuntu ukunda ni gute bikugora kumusoma? Saranda aramubwira ati Alpha, uba ushaka gutwara ibintu byose vuba vuba kandi igihe cyabyo kiba kitaragera. Nuko Saranda umujinya uramwica ahita nihagurukira arigendera. Alpha nawe aramureba ati none se ugiye he kandi? Saranda aramubwira ati ngiye mu gikoni guteka, ahubwo ngwino ujye kumfasha. Nuko Saranda aragenda, Alpha nawe arahaguruka aramuherekeza. Atanazi na Paul nabo niko bakibereye hanze bakomeje kuganira. Bagiye kubona babona Afande Isabella araje, nuko arabasuhuza arabwira ati amakuru yanyu, nta kindi kintu muramenya? Nuko aramubwira bati ni yayandi amwe adahinduka, kereka niba ahubwo we hari amashyashya utuzaniye. Isabella arababwira ati hoya ntayo, nta makuru na makeya turabona. Abantu babinjiriye bagatwara umugore wawe ni abahanga cyane. Paul aramubwira ati none se biragenda bite kugira ngo nyine mbone umugore wanjye? Isabella aramubwira ati tugiye kwifashisha itangazamakuru. Hamwe Angelo yashimutiwe naho bongeye kumuhambira, noneho barakanyaga cyane. Icyizere cyo kuva aho ngaho cyamaze kuyoyoka burundu. Nuko Dr. Ida wa muganga uvuga ko yaje kumwitaho yaraje nanone azanye urupapuro. Nuko akurura agatebe yicara hafi ya Angelo. Dr. Ida ati urumva umeze te? Angelo ati wimbaza ubusa. Dr. Ida aramubwira ati nyamara kuvugana nanjye nibyo bintu byonyine bibuze gutuma uva hano. Angelo aramubwira ati noneho aho kuvugana ubusa nawe reka tuvugane uko nava ahangaha. Dr. Ida amuhereza rwa rupapuro azanye ati banza ufate ibi. Angelo ararufata ati ibi ni ibiki? Dr. Ida ati reba wowe biraza kugufasha. Nuko Angelo arambura urupapuro asanga handitseho ijambo rimwe gusa niryo ryuzuye urupapuro rwose. Hari handitseho ijambo rimwe rivuga ngo Jeremy, 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 Jeremy. Angelo akibona iryo zina arikanga. Dr. Ida aramureba ati hari icyo se ubashije kwibuka? Angelo yatangiye kwibuka kera akiri umukobwa mutoya, ubwo nyine hari hashize imyaka 23 ibyo bibaye. Angelo yari afite abakiriya benshi arimo kwakira, agenda bahereza ibyo bashaka. Asina nawe yanshutiye wa mukobwa bari inshuti cyane bakoranaga, yarimo akora amafagitire y'ibintu abakiriya baguze. Abakiriya basa n'abagabanutse, Asina yaje kureba Angelo mu gice arimo. Murabizi alimentation aba ari nini cyane ifite uduce twinshi. Nuko Angelo abona Asina ahita amubwira ati abakiriya bari bakuzengereje. Angelo ati mu kanya byo baranyuzuranye nuko mbura ubuhumekero. Asina aramubwira ati bireke sha, nanjye fagitire zabo zari zimbijije icyuya. Angelo ahita amubwira ati none se ubundi kutambajije ibyanjye na Jeremy ejo uko byagenze? Ejo bya bindi byose nabiganiriye na Jeremy, ambwira ko agiye gushaka amafaranga hasi hejuru. Asina ahita amubwira ati ubwo se wamubwiye gute? Angelo ahita amubwira ati njyewe namubwiye ko niba ashaka kubana nanjye akwiye kubiharanira akabirwanira, bitaba ibyo nyine tugatandukana. Nuko Asina ahita amubwira ati ese buriya ntiwatumye abona ko waba uri umukobwa ukunda amafaranga cyane? Nuko Angelo aramubwira ati weya ntabwo yabibona gutyo, kuko arabizi iyo nza kuba ndeba amafaranga ntabwo nari kumukunda, ariko nubwo ntayakunda ntabwo nakwemera kujya guseba ngo ni urukundo. Asina ati none se yakubwiye ko azabona ayo mafaranga mu gihe kingana gute? Angelo ati simbizi, ariko nyine araza gushaka akazi kazima. Kuri uwo mugoroba ubwo Jeremy yavuga kuganira na Angelo, yaratashye nuko asanga mama we mu gikoni atetse.
Mu rugo kwa Jeremy bari bafite ubuzima buciye bugufi, bamwe barya ari uko bashakishije cyane. Jeremy yaraje ahobera mama wamuturutse inyuma. Jeremy ati mama wiriwe ute? Mama Jeremy ati meze neza, wowe se? Jeremy ahita amubwira ati nanjye meze neza mama. Mama Jeremy amureba mu maso ati ntabwo umeze neza wimbeshya. Jeremy ahita yicara ku kijerekani cyari hafi aha ati mama uravuga ukuri koko ntabwo meze neza. Mama Jeremy ati wagize ikihe kibazo se? Jeremy ahita amubwira ati naganiriye na Angelo yansabye gushaka amafaranga tukazabana cyangwa se bitaba ibyo tugatandukana. Mama Jeremy ati ibyo bintu ntabwo bibaho, ni gute umuntu ukunda akugerageza gutyo akagushyiriraho ikiguzi cyo kugira ngo muzabane? Jeremy ati ahari mama Angelo ashobora kuba ari mukuri, kuko ntago yakwemera kuza kubana nanjye mu buzima bubi kandi hari abandi benshi bafite n'amafaranga bamukeneye. Mama Jeremy ati niba atishimira uko ureshya mureke mutandukane, nta mpamvu yo gukomeza kumwingingira kugukunda kandi nyine atabasha kugukunda uko umeze. Jeremy ati mama ntago byakunda ko namureka, ikindi kandi impungenge ze ndazumva. Angelo iyo aza kuba akunda ubutunzi ntago aba yarampisemo, ikibazo gusa afite ni icy'ahazaza hacu. Mama Jeremy ati none ugiye gukora iki? Jeremy ahita amubwira ati namaze gufata umwanzuro wo kuva muri iki gihugu nkajya gushakira ubuzima hafi mu bihugu by'abaturanyi, kuko niho mbona ko bishoboka ko hari icyo nageraho vuba. Angelo nawe uko yagatashye muri uwo mugoroba yarimo aganira n'ababyeyi be. Angelo na Jeremy bari bamaze igihe kinini bakundana ku buryo n'ababyeyi babo bari bazi iby'urukundo rwabo. Ubwo iwabo nabo bari barimo baganira, Angelo ababwira ibye na Jeremy. Mama Angelo ati njyewe ndabashyigikiye kuko nabonye Jeremy ari umwana mwiza cyane. Papa Angelo ati ariko nta kintu yigirira, none bazabaho bate? Ushaka ko umukobwa wawe yazajya kubaho nabi? Mama Angelo ati none abakundana ntibihanganirana bakabana mu buzima bwose uko bwaba bumeze kose, niba bakundana bakwiye no gusangira ibibazo byabo. Angelo areba papa ati papa ntugire impungenge, Jeremy yiyemeje gushaka amafaranga azadutunga twebwe n'umuryango wacu. Mama Angelo areba Angelo ati Angelo ubwo ibyo ni biki wakoze? Wagiye ufata umwana w'abandi umushyiraho pressure yo kugira ngo ashake amafaranga nk'uwayataye? Angelo aramubwira ati mama njyewe nawe rega twabyumvikanyeho. Mama aramubwira ati mwana wanjye uribuka amagambo nigeze kukubwira? Narakubwiye ngo ujye ukora ikintu wabanje kugitekerezaho neza kandi ugihamanyaho n'umutimanama wawe. Rero nizere ko udashobora gukora ikosa ngo ugendere kure y'ibyo nakubwiye. Nuko Angelo aramubwira ati erega wigira ikibazo mama, ibyo mbyitaho cyane. Jeremy nawe aracyari kumwe na mama we, ariko mama we ntago yumva ibintu umuhungu we ari kumubwira. Ntago yiyumvisha rwose ukuntu Jeremy agiye kurongotana mu mahanga ngo nugushaka amafaranga kubera umukobwa yabimusabye. Nuko Jeremy aramubwira ati mama erega wihangayika cyane, hari inshuti zanjye ziriyo kandi rwose bambwiye yuko bazamfasha. Mama Jeremy ati uwo mukobwa ugiye gutuma wiruka imihana yose rwose mureke. Jeremy ati mama umbabarire, ntago Angelo namureka, ndamukunda cyane, ngomba kujya gushaka amafaranga nkazagaruka nkabana nawe. Mama Jeremy kubyumva byari byamugoye, ntago rwose yumvishaga ukuntu umwana we agiye kugenda muri ubwo buryo. Yakomeje kumwigisha amubwira uburyo atagomba kugenda, ariko Jeremy arabyanga. Umwanzuro yari yarangije kuwufata, yumvaga nta kintu na kimwe atakora kugira ngo azabane na Angelo kandi bose bishimye. Igihe cyo kugenda cyarageze, nuko Jeremy arahambira ajya gusezera kuri Angelo. Hari abantu bagombaga kujyana nawe baciye inzira za panya. Nuko Jeremy asezerana na Angelo yuko nta n'umwe uzahemukira undi. Nuko basezeranaho baratandukana, Jeremy yiyemeza kugenda.
Angelo avuye guherekeza Jeremy yagarutse mu kazi ke bisanzwe, nuko asanga Asina we yahageze kare, ahamaze n'umwanya munini. Asina yahise aza yihuta amusanganira mu muryango, nuko aramubwira ati Angelo, kuki watinze kuza, wakerejwe n'iki? Angelo aramubwira ati utambwira ko boss yanshatse akambura. Asina aramubwira ati yaje akubaririza ariko nagukingiye ikibaba. Angelo ahita amubwira ati natinze ndimo mvugana na Jeremy bwa nyuma, nabanje no kumuherekeza. Nuko barinjira bazamo imbere muri alimentation. Asina ahita amubwira ati none se Jeremy yagiye? Angelo ati yego. Asina aramureba ati Angelo, urumva rwose kuba Jeremy yagiye hanze wabitekerejeho neza? Angelo aramubwira ati yego rwose, nagenda ashaka amafaranga hanyuma agaruke tubane, bitwaye iki se? Asina ati urumva uzabasha kumutegereza, ndetse nawe urumva koko azabasha kwihangana nuko ntaguca inyuma? Njyewe rwose numva binteye impungenge, ashobora kugenda akibonera undi mugore bakabana. Nuko Angelo aramubwira ati njye na Jeremy turakundana cyane, nzamutegereza kandi nawe ndabizi neza yuko atazigera mpemukira. Asina aramubwira ati sawa. Nuko uko bagakomeje kuganira Angelo ahindukiye abona boss arimo arabitegereza cyane. Boss ahita amubwira ati Angelo, sanga muri biro yanjye ndagushaka. Angelo yamaze kwibuka ibyo byose, niko akinafite rwa rupapuro mu ntoki ze rwuzuyeho amazina ya Jeremy. Nuko Dr. Ida aramureba mu maso ati hari icyo wibutse? Angelo ahita amubwira ati icyo nibutse ni kimwe, nuko Jeremy yapfuye. Dr. Ida araseka ati byiza cyane ubwo ubasha kuzirikana. Angelo ati none se murimo kumpora urupfu rwe? Dr. Ida ati ibyo ntawe ubikubwiye ariko. Angelo ati niba munatekereza ko hari aho naba mpuriye n'urupfu rwe rwose muribeshya. Dr. Ida ati ibyo ngibyo ariko nakubwiye ko ntawe wabivuze. Nuko ahita nihagurukira arigendera. Dr. Ida akimara kugenda, Angelo yagiye kumva yumva hari undi muntu ukinguye mu kureba abona ni Isa. Angelo aramureba ati shaka kuvugana na sobuja wanyu. Isa aramubwira ati ngaho reka tuvugane kuko ni njyewe boss wa hano. Angelo ati ibyo mvuga ntabwo ndimo gukina wa mwana we. Isa aramubwira ati none urabona rindi urimo gukina hano? Angelo aramureba ati nabonye mumeze nk'abantu barimo guhorera urupfu rwa Jeremy, kandi urupfu rwe nta kintu na kimwe nduziho. Isa aramubwira ati kuba uwo Jeremy yaba yarapfuye ari nawe waba waramwishe, twebwe nta kintu na kimwe biturebaho. Angelo biramucanga ati none ni iki mwanshimutiye? Isa aramubwira ati uzakimenya ariko tuza. Nuko Angelo akomeza kwitegereza ka Isa ukuntu kangana n'ukuntu kamutesheje umutwe, nuko agahinda karamwica. Isa ahita amubwira ati wakabaye ushimira kubera inkuru nziza nkuzaniye. Angelo aramubwira ati noneho se kandi niki uje kumbwira? Isa ahita amubwira ati hano hari amahirwe amwe dushaka kuguha, umaze iminsi hano birumvikana ko ukumbuye n'umuryango wawe. Ngiye kuguhereza telefone uhamagara umuntu umwe mu bagize umuryango wawe maze muvugane. Angelo arishima, nuko aramubwira ati urabukoze cyane. Nuko Isa amuhereza telefone ati ufite iminota 2 gusa yo kuvugira kuri iyi telefone. Angelo ati sawa. Angelo bakimara kumuhereza telefone ngo ahamagare, nta wundi muntu yatekereje guhamagara usibye umugabo we Paul. Nuko afata nimero ya telefone ya Paul atangira kuyandika, nuko arahamagara. Mu kuyihamagara ariko telefone yarasonnye ntiyagira umuntu yitaba. Icyo gihe Paul telefone yarayisize mu cyumba kuko yarimo gutanga ikiganiro ari kumwe n'umunyamakuru. Angelo yabonye Paul atabashije kumwitaba, nuko ahamagara musaza we Atanazi aho yarahagaze nawe ari kureba ukuntu Paul ari gutanga ikiganiro. Yumvishe telefone irimo gusona, nuko ayikura mu mufuka, ariko mu kureba abona ni nimero iri private imuhamagaye. Nuko ahita abibwira Fande Isabella,
ko hari private number imuhamagaye. Isabelle ati yitabe, ariko reka tubwire no kuri sitasiyo ya polisi bahita bakurura ahantu ihamagariye. Nuko Atanazi aritaba. Angela ati ni njyewe Atanazi. Atanazi nawe ati yo mushiki wanjye, amakuru yawe, uherereye hehe, bagufashe gute? Angelo ati ndi ahantu mu kuzimu, mpambirijwe iminyururu ahantu hose meze nk'inyamaswa, ni mu buribwe gusa. Atanazi ati abagushimuse ni bande, barashaka iki? Angela ati simbazi, sinzi n'icyo bashaka. Angelo kubera agahinda n'umubabaro nta nubwo yabashaga gusobanura ibintu neza uko biri. Atanazi ati ese watubwira amazina yabo nibura? Angela ataragira ikindi kintu avuga, telefone bahise bayimwaka. Nuko Paul areba Isabelle. Atanazi nawe aramureba cyane, nuko bose barishima kuko icyizere cyari kibaye cyinshi cy'uko nibura bashoboye kumenya ahantu Angelo yaba ahamagariye. Nuko Sarandi ibyishimo biramwica, yitera hejuru cyane. Afande yahise ababwira ati ahubwo reka njye kuri sitasiyo ya polisi turebe ngo aho hantu ahamagariye ni hehe. Paul, Saranda na Atanazi bati natwe dukwiye kujyana nawe. Isabelle arabemerera ati nta kibazo tugende. Bagiye kugenda ariko Alpha ahitaza ati nanjye ntago nasigara, reka tujyane. Bose birunze mu modoka nuko barerekera baragenda. Hamwe Angela ariko we agahinda ni kose, arimo kureba Isa mu maso ati kuki wisunyaka telefone, ntaravugana nabo bihagije. Isa atari kubanza uri ntashima, wakabaye ahubwo nshimira n'iminota mikeya nguhaye. Angela akomeza kubabara ati ariko se nakoze iki, mutajya mwerura ngo muvuge? Isa nawe aramureba ati ariko se reka nkuha amahirwe yo kwibuka umugabo witwa Jeremy, ubundi ni icyo umuziho? Angelo aratekereza ati ariko se ko Jeremy nzi ko yapfuye, kandi iby'urupfu rwe nkaba rwose ntaho mpuriye nabyo, ni ukubera iki mukomeza kubimbaza? Isa ahita arakara ati ceceka wivuga ubusa, kuko ibikorwa byawe byari bimeze nk'ubumara bw'inzoka, n'ubundi bwagombaga kumurangiza. Angelo yatangiye kwibuka ubwo hari hashize imyaka 19. Birumvikana ko ubwo Jeremy yari amaze imyaka 4 agiye gushaka amafaranga. Icyo gihe Angelo yari amaze imyaka 4 yose amutegereje, ariko yari atangiye kugira umutima wo kurambirwa. Yari asigaye akora akazi umutima we uri kure cyane. Asina yarabibonaga, yabaga amwitegereza buri munsi ariko akabona ko Angelo afite ikibazo. Asina rimwe amasaha y'umugoroba yegereye, nuko yegera Angelo ngo baganire. Asina ati Angelo, ndashaka ngo tuganire neza, rwose mbona ufite ikibazo, sinzi ukuntu nsigaye nkubona. Angelo ati Asina, ndumva maze kurambirwa, ndumva ntakibashije gutegereza Jeremy. Asina atariko rwose wambariye ukihangana, kubona igihe kigeze ari kinini ko wenda ashobora kuba yenda kugaruka, kandi nyine wibuke ko ari wowe wamwohereje. Angelo atariko atinzeyo cyane rwose, nawe urabibona, ushobora no gusanga yaranyibagiwe yarishakiye n'undi mugore, nkaba ndi hano nanjye ngo ntegereje umukunzi kandi atazanagaruka. Asina ati ibyo ntago ntekereza ko Jeremy yabikora, ese ubundi ntago mujya muvugana? Angela ati ampamagara gake gashoboka cyane, nka rimwe mu cyumweru, ubundi akambwira ko aba ari mu kazi kenshi. Asina biramushobera. Angelo ati Asina, sinkubeshye pe, ntangiye kumutakariza icyizere. Asina ati Angelo, njyewe ndumva waba ukomeje kurinda urukundo rwawe, kuko ushobora kuba urimo kumucira urubanza bitewe n'ibihe, nyamara nawe ahari akaba arimo kurwana n'urukundo rwanyu. Angelo, Jeremy aragukunda cyane, ni nayo mpamvu yemeye kwitanga akajya gushaka icyazatuma mwishima. Igihe cyo gutaha cyarageze. Angelo ataha mu rugo, ariko n'ubundi ataha ubona ko nta murara kigira.
Ageze mu rugo ashaka guhita ajya mu cyumba atavuze mama we arabibona nuko aramuhamagara. Angelo nuko araza yitaba mama we ngo yumve ikintu ashaka kumubwira. Mama we aramubwira ati Angelo, umeze neza ko nsigaye mbona warahindutse, ni ukubera Jeremy? Papa Angelo nawe ubwo yari abateze amatwi ahita avuga ati kariya gahungu nyamara gashobora kuba karagukinnye. Angelo nawe ati nanjye nibyo ndimo gutekereza papa. Papa Angelo ati imyaka 4 yose ishize ataragaruka. Mama Angelo ati nyamara njyewe sinemeranya namwe, ibitekerezo biri mu mitwe yanyu ntaho bihuriye n'ukuri guhari. Angelo ati ariko mama, nakemezwa n'iki niba Jeremy akinkunda nka mbere? Mama Angelo ati njyewe ndahamya neza akagukunda, umutima wawe ntugushuke ngo ufate imyanzuro uhubutse. Angelo ahita yinjira mu cyumba abasiga bahagaze ku muryango w'icyumba cye. Papa Angelo arahava agenda arimo kwivugisha ati umukobwa wanjye urashaka gutuma aheranwa n'agahinda. Mama Angelo ati njyewe ndimo kumurinda gukora ikintu cyazatuma yicuza ubuzima bwe bwose. Iminsi yakomeje kwicuma, Angelo akomeza gukora akazi ke nk'ibisanzwe, gusa agumana umutima wo gukomeza gushidikanya kuri Jeremy. Uko iminsi yasimburanaga icyizere cyarushagaho kumanuka. Hashize ukundi kwezi, ubwo hari mu kwa gatanu, ubwo n'ubundi yari mu kazi nko mu masaha 10 za nimugoroba, hari umuntu winjiye muri alimentation yabo yambaye ingofero n'amafime bihishe mu maso ye ku buryo utabasha kumenya uwo ari we. Asina yaje kumwakira bisanzwe agira ngo ni umukiriya. Uwo muntu arahakana avuga ko ashaka kuvugana n'umukobwa witwa Angelo, akaba ari uza kumuha ibyo akeneye. Asina aza guhamagara Angelo asanga Angelo ari muri raporo. Asina ati Angelo, va muri ibyo, hari umukiriya hariya ugushaka ngo ni wowe uzi neza ibyo abakeneye. Angelo ararakara ati none si uwo ko nawe rwose agiye kumpemukira akaba agiye kunkura muri iyi raporo yanjye nari ndimo kwikorera. Asina ati banza ugende ujye kumwitaho uragaruka n'ubundi ubikore. Angelo agenda yivugisha ati abakiriya nkabo nabo ndabanga, baba ari abo kuntesha umutwe. Angelo nubwo yari agiye yivovota yivugisha amagambo, ariko yagombaga kugera imbere y'umukiriya nyine akamwenyura akanamuvugisha mu ijwi ryiza. Nuko aramusuhuza amubaza n'ibyo akeneye, undi nawe aramusuhuza, ariko Angelo akimara kumva ijwi nuko arikanga. Angelo yumva ijwi neza ni irya Jeremy. Jeremy nawe ahita akuramo ingofero na fime yari yambaye. Nuko koko Angelo abona niwe ibyishimo biramurenga, abanza kuba nk'ikiragi ashaka kurira biranga, abura uko yifata kubera umunezero. Jeremy aramureba abona yabuze aho kwirwa. Nuko bombi bahita bahoberana. Asina mu kugaruka atungurwa no gusanga uwo yitaga umukiriya ari Jeremy, nawe agwa mu kantu ati ye uriya ni Jeremy mbona cyangwa biri mu ntekerezo gusa. Angelo n'akanyamuneza kenshi ati niwe sha, habuze gato umutima wanjye wari utangiye gutakaza ibyiringiro. Jeremy ahita amubwira ati njyewe nagumye ku isezerano nasize nkuhaye, ati kandi humura ndaje ngo tubane, ubushobozi rwose bwo ndabufite ku bwinshi. Asina nawe araseka arishima ati ntiwumva se inzozi zanyu zigiye kuba impamo. Angelo yakomeje kwibuka byinshi nuko ageze ahatangira no kurira, nuko abwira Isa ati Isa ntago kuba Jeremy yarapfuye nabigizemo uruhare. Isa atubihakana ute? Angelo akomeza kurira ati nanjye nakiriye amakuru y'uko yapfuye, ko yishwe n'umutima, byaramubabaje cyane ariko ntacyo nagombaga kuba nakora. Isa arahaguruka ati ibyo bigambo byawe sinshaka kubyumva. Angelo ati ese Jeremy wundi ni iki cyawe ko nta muvandimwe yagiraga, wowe mupfana iki? Nuko Isa arisohokera arigendera. Angelo asigara yibaza mu mutima niba Isa ashobora kuba ari umuvandimwe wa Jeremy,
akongera akibwira ati Jeremy ni gute nzira urupfu rwawe ntazi nuko rwagenze. Ubwo Isabella n'abandi bapolisi niko bari bamaze gukurura ahantu telefoni yahamagariye ngo barebe ko babasha gutabara Angelo. Bamaze kuhareba ariko basanga ahantu telefoni yahamagariye hitwa Isamari. Isabella bibonye gutya arikanga. Paul ati mubonye iki? Isabella acika intege babireba. Paul ati Isabella ni iki kibaye? Ubonye iki tubwire? Isabella ahita ababwira ati abantu batwaye umugore wawe ni abahanga cyane. Saranda ati ntibishoboka, bishaka kuvuga iki se? Afande Isabella ati muri iki gihugu nta hantu namwe hitwa Isamari habaho. Mbere yuko bahamagara bahinduye systeme, bahindura na location, bahimba iyaba itabaho, ku buryo rwose nitugerageza kubakurura tubona location itariyo. Alpha ahita avuga ati ubwo bivuze yuko mudashobora kumenya ahantu bari rero? Afande Isabella ati cyane rwose. Saranda ati none si bahamagaye bashaka iki? Afande Isabella ati bisa nkaho bashaka kugomeza kudushyushya mu mutwe. Angelo nawe niko hari hose ari gutekereza ibye na Jeremy. Yatangiye kwibuka nyuma y'ukwezi kumwe Jeremy agarutse, batangiye kuganira, batangira no gutekereza kuri gahunda z'ubukwe bwabo. Icyo gihe bari bicaye ahantu mu karesitora bari gusangira, barimo no kuganira. Jeremy ati chérie, urabona nazanye udufaranga, dukwiye gushaka ahantu ho kuba, tugatangira no gushaka ibikorwa twakora bizakomeza nyine kutubyarira amafaranga. Angela ati ibyo nibyo dukwiye rwose kubipanga, ariko se nyine tuzakora iki? Dukwiriye gushaka n'umushinga ufatika. Jeremy ati namaze kuwutekerezaho nawe. Angelo ati tuzakora iki? Jeremy ati twebwe tuzajya turangura ibintu hanyuma tubigemurira abantu mu maduka yabo tubaranguze natwe. Angela arishima ati ibyo ni sawa. Jeremy ati ahubwo reka twemeze igihe cy'ubukwe bwacu. Angelo ati reka buzabe nyine mu kwezi gukurikiraho, nta kintu byaba bitwaye. Jeremy nawe yumva nta kibazo. Bumvaga nta kintu na kimwe bitwaye kuba ubukwe bahita babushyira mu kwezi gukurikiyeho kuko ubushobozi bari babufite, urukundo rwari ruhari, bumvaga nta mpamvu n'imwe yo gukomeza gutinza ubukwe bwabo. Muri uwo mwanya barimo baganira nibwo Paul nawe yaje maze afata ibyicaro. Paul nawe muri icyo gihe yari akiri umusore. Nuko Jeremy ahita abwira umukunzi wa Angelo ati uyu musore yitwa Paul, ni inshuti yanjye, niwe uzanambera pari. Angelo araseka ati none se umusore mugenzi wawe niwe uzakubera pari? Jeremy ati ntacyo bitwaye ariko niko nabihisemo. Angelo ati sawa ubwo nanjye ndaza gutangira kwitegura no gushaka uzambera amahene. Angelo akiri aho ngaho yagiye kubonabona isarongera aragarutse, amuzaniye telefone ati ngaho ngera uhamagare musaza wawe umubwire ko dukeneye kaza hano, atuzaniye $5,000,000 kugira ngo tukurekure, kandi umubwire ngo ntiyibeshye ngo aherekezwe n'abapolisi kuko arahita yicwa. Atanazi koko baravuganye, nuko asaba Angelo adresse z'ahantu aherereye, nuko adresse barazimuha bamubwira ko ari ahantu ku musozi witwa Rubangi. Atanazi ati sawa reka dushake amafaranga mpite nyazana kandi ntimunkinishe. Isaha bahanye igeze, Atanazi yarerekeye aragenda ariko aherekejwe n'abapolisi ku ibanga. Nuko agera ahantu bari bavuganye guhurira nabo, ariko arabategereza arababura. Abapolisi bari bazanye nawe batangiye kuzenguruka ahantu hose ariko ku ibanga rikomeye kugira ngo barebe niba hari n'umuntu babona, ariko baraheba. Bagumye aho ngaho umunsi urinda wira nta muntu n'umwe babonye. Nuko barambiwe bisubirayo baragenda. Atanazi yaragiye ari kumwe n'abapolisi, ariko bigeze aho baratandukana kugira ngo yerekeze mu rugo iwe. Agiye kugera iwe ariko nawe yarafashwe mu buryo atazi. Angelo yagiye kubonabona Atanazi yinjiye ahambiriwe, nuko bombi bakubitanye amaso bakubitwa n'inkuba. Nuko
Angela ahita atangira kurira ati none se kandi bimuri gukora ni ibiki? Ndabinginze rwose wenda njyewe mungumishe hano ariko musaza wanjye mumureke yigendere. Nuko Yisa na Damasi baraseka bate se wari wabona iki? Ubu ngubu nibwo umukino wacu ugiye gusa nkaho utangira. Nuko barangije babasiga aho ngaho mu cyumba bonyine barisohokera baragenda. Bakimara kugenda Atanazi yahise abaza mushiki we ati ariko si ibi ni ibiki? Ese ubu kugeza ubu nta nubwo uramenya impamvu nibura yatumye bagushimuta? Angela ati rwose ntago impamvu ndayimenya neza ariko nkurikije ibyo bakomeza kuza bambwira mbona nshobora kuba nzira urupfu rwa Jeremy kandi mu by'ukuri nta hantu na hamwe mpuriye narwo. Atanazi amaze kubyumva yaratunguwe ati none se koko nibyo Jeremy yarapfuye? Angelo nawe aramubwira ati ubwo se nukuvuga yuko utabizi? Atanazi aratangara cyane ati ariko nimba ariko bimeze koko Angelo, kenyera rwose witegure guhangana n'ingaruka zabyo. Njyewe nakubwiye yuko ukuntu wahemukiye Jeremy bitazakugwa amahoro. Ikintu kiri kumbabaza nuko mbona umuryango wawe wose ushobora kubigenderamo. Atanazi amaze kubwira gutyo Angelo yatangiye kurira nuko yibuka kera ubwo yari amaze kubana na Jeremy bamaranye umwaka umwe gusa. Bari babanye neza bishimye, business irimo igenda neza, urukundo ari rwose nta kintu na kimwe babuze. Icyo gihe hari muri weekend basohokeye ahantu bakundaga gutemberera, nuko baragenda bageze iyo batangira kuganira ariko batinda kuza kubakira. Jeremy abibonye ati ariko aba bantu nabo ntago bakita ku bakiriya, reka ngende njye kwitangira komande y'ibyo turi bufatire hano. Jeremy akimara guhaguruka ya nshuti yabo Paul nayo yahise aho ngaho nuko isanga Angelo yicaye wenyine. Nuko Paul ahageze atangira kwitegereza Angelo cyane kumukuraho amaso biranga. Nuko Angelo nawe abibonye ati Paul ubwo urimo urandeba iki? Paul aramubwira ati ndimo kukwitegereza, ndimo ndareba ubwiza bwawe. Angelo araseka ati ayo maso ukomeza kurebesha umugore w'abandi gutyo bazayanogoramo. Paul nawe araseka ati ubwo se ibyo byo kuba uri umugore w'umugabo bikuraho ko uri mwiza cyane, nta nubwo bikuraho yuko umuntu aba adashobora kubona ubwo bwiza bwawe, kandi nta nubwo rwose hari itegeko ribuza umuntu kwitegereza umugore w'umugabo. Nuko bombi baraseka baricara batangira kuganira. Hashize akanya Jeremy nawe arahabasanga nuko ahobera Paul ati Paul nishimiye kukubona hano, nizere yuko ugiye no kugumana hano nyine tugasangira. Bakomeje kuganira byinshi. Uko Angelo yibukaga ibyo, muri icyo gihe Paul nawe yari iwe we n'umukobwa we Saranda bataye umutwe bamaze kumenya yuko na Uncle Atanazi yafashwe. Paul yarababaye agahinda kamwishe, yatangiye kurakarira abapolisi cyane. Ari kubona bisa nkaho akazi kabo rwose batagashoboye kuko yabonaga nta kintu na kimwe bari kumufasha. Nyamara nubwo yabarenganyaga nabo ntako batari bagize. Uko Angelo na Atanazi nabo bakagumye mu cyumba bagiye kumva bumva hari undi muntu ukinguye. Nuko bose amaso bayahanga ku muryango bagiye kubona babona hari umuntu winjiye ariko bakubitwa n'inkuba. Angelo we yenda no kugira igihumure, amera nk'ugiye kwikubita hasi kuko muri ako kanya yari ahagaze ari kumwe na musaza wa Atanazi. Nuko Angelo ahita yongera yicara hasi ariko yatangaye cyane. Barumiwe cyane kuko uwo batekerezaga yuko yapfuye bari kumurebesha amaso yabo. Babona Jeremy abahagaze imbere n'imbago arimo kubareba nabo bakamureba. Angelo ati Jeremy uracyariho, uri muzima? Jeremy yegera cyane Angelo arambika imbago hasi aca bugufi yitonze amureba mu maso ati nibyo washakaga ariko siko byagenze. Angelo ati sinigeze nifuza ko wapfa. Jeremy ati none kuki kumbona ndi muzima bigutunguye? Jeremy ahita ahaguruka areba na musaza we Atanazi. Angelo ati inkuru yazengurutse ahantu henshi ko wapfuye wishwe n'umutima.
Jeremy aramureba ati reka tubifate ko rwose nazutse noneho, gusa ni byiza kuba nyuma y'imyaka 17 njye nawe twongeye kubonana muri ubu buryo. Nari nkumbuye kubona isura yawe. Angelo ubwo yari afite ubwoba bwinshi cyane. Jeremy areba Atanazi ati ese nawe wari uzi ubugome bwa mushiki wawe uko bungana? Atanazi aratungurwa ati ubuhe bugome se? Jeremy agaruka imbere ya Angelo amufata ugutwi aragukurura. Angelo aratabaza cyane kubera ukuntu yari arimo kumubabaza. Jeremy uburakari bukomeza kwiyongera ati Angelo, kuki nyuma wasaga n'indabo zirabagirana kandi imbere muri wowe harindiriye ubugome bwa Satani? Ntabwo nigeze ntekereza ko urukundo rwawe rwari igishushanyo gusa. Angelo ati none se ubu ngubu ko kuri kumpora iki? Urumva utarimo kundenganya? None se wabonaga muri kiriya gihe njyewe nari gukora iki? Jeremy nuko arangije aramurekura ati ubu noneho hari ibyo ugiye gukora bigomba gutuma umutima wawe wicuza. Angelo aramureba n'agahinda kenshi ati burya bwose ni wowe wanshimuse Jeremy. Jeremy ati ibi nari narabigusezeranyije ko tuzongera kubonana. Nuko Jeremy ahita aca harisohokera aragenda. Atanazi yarongeye asigarana na mushiki we bonyine. Nuko aramubwira ati Angelo, ni ibiki wakoze Jeremy? Njyewe nari nzi ko wamuhemukiye kubera ko yagusabye ko musubirana ukanga, kuko watubwiraga ko wamufasha ari kuguca inyuma bigatuma wigendera. None ariko ibintu njyewe nzi bishobora kuba atari ibyo gusa, hashobora kuba hari ibindi waduhishe. None Angelo, ni iki wakoreye Jeremy cyatumye arakara gutya bikagira n'aho agushimuta? Angelo nawe umutima urimo kumurya, ari gutekereza uko byagenze kose ariko ntari kubasha kubivuga. Atanazi akomeza kumubaza ati none se wamuhemukiye mu buhe buryo? Angelo aho gusubiza akarira ahubwo agatangira kwibukira ibya kera. Yongeye kwibuka icyo gihe ubwo bavaga muri ka gahoteli bari basohokeyemo bavuye kuganira we na Jeremy na Paul. Nuko bageze mu rugo ari nimugoroba, ababyeyi ba Angelo baza kubasura. Nuko mama Angelo yitegereza Jeremy na Angelo uburyo bakundana ati bana banjye, nanejejwe n'urukundo rwanyu cyane, maze rero muzarusigasira ibihe ntibizabatanye, kuko ni mu ngo nke cyane wasangamo umunezero nk'uyu nguyu. Jeremy ahita amubwira ati mama, umunezero abantu iyo babishatse barawurema. Mama Angelo ati mwe rero muzawuhorane n'ibyo mbifuriza. Angelo ati humura rwose mama, umunezero mu rugo rwacu n'urukundo nta hantu hamwe bizigera bijya. Nuko ariko mama Angelo ahita anababwira ati ariko nanone biba byiza iyo urukundo rugize imbuto. None se wowe na Angelo mufite gahunda imeze ite? Angelo ati urashaka kubaza iki mama? Mama we ahita avuga ati none se ubwo wowe ntubyumva, nkeneye nyina kuzukuru. Nuko Angelo na Jeremy bombi baraseka. Nuko papa Angelo ati reka mwe guseka ahubwo nimutubwire rwose nanjye nkeneye kumenya icyo mubitekerezaho. Nuko bombi barababwira bati mube mwihanganye ariko rwose ni vuba bidatinze. Atanazi yakomeje kwitegereza mushiki we ati none se kutansubiza ibyo ndi kukubaza ahubwo nkabona uri kujya kure mu bitekerezo ukanarira? Jeremy wamugize uti? Angelo ati ariko se waretse kuntesha umutwe, urabona situation turimo nabona uko nkubwira inkuru yacu yose. Atanazi ati Angelo bisa nkaho watubeshye, Jeremy ntago yigeze aguca inyuma nkuko wabitubwiye, ahubwo hari ikindi kintu cyabaye wowe utigeze utubwira. Bakiri muri ibyo Jeremy abaragarutse afite imbunda 3 mu ntoki, imwe ayihereza Atanazi, indi ayiha Angelo, indi nawe arayisigarana. Angelo ati kubera icyo duhaye imbunda? Jeremy aramwegera mukoza imbago ku matama ati jya ugira amatsiko make wirinde guhubuka, utegereze ubanze urebe uko ibintu biza gukurikirana. Atanazi ahita amubaza ati Jeremy niki wapfuye na Angelo cyaguteye umutima wo kwihorera? Jeremy mu burakari bwinshi ati ninde wakubwiye ko ndimo kwihorera se? Atanazi ati biragaragara ariko mushiki wanjye rwose waramushimuse none nanjye wanzanye hano. Jeremy aramureba ati
njyewe ntabwo ndimo kwihorera, cyakora ndashaka kwigisha mushiki wawe isomo nk'iryo yampaye. nuko Atanazi arabyumva araceceka. Jeremy yegera Angelo cyane amubwira asa n'umwongorera ati mbere nari nzi ko urukundo ari amahoro n'ibyishimo umuntu aba yakiriye mu buzima bwe, ariko nyuma y'imyaka 2 gusa nari maze mbana na Angelo. Wowe Angelo uri mubi cyane, waje kunyereka byinshi, unyereka ko nibeshye gusa. Burya naje gusanga urukundo atari amahoro n'ibyishimo nk'uko nabitekerezaga. Wanyigishije ko hari irindi somo ry'urukundo, wanyigishije ko urukundo ari uburibwe n'imvura y'amarira adahita, ya marira ahora ashoka udafite n'uwayaguhanagura nibura ngo aguhoze. Maze ahita amubaza ati ibyo mvuga si byo Angelo, hari ikintu na kimwe mbeshye? Angelo ariko abura ikintu na kimwe musubiza. Jeremy ahita amuva imbere agenda azenguruka muri icyo cyumba barimo, maze nabo bakajya bamukurikiza amaso. Jeremy ati uyu ubaye umunsi wa 5 uri hano, niba ubyibuka neza nari narabikubwiye ko igihe kimwe nzakuzana tukongera tugahura. Ndabyibuka neza icyo gihe waransetse n'ukunamirika hasi. Atanazi yumva ibyo bintu byose yumva birakomeje kumucanga kuko atarazi neza icyo Angelo na Jeremy bashobora kuba barapfuye. Jeremy ahita yongera aza basanga ati mwembi babiri ndabizi mushaka kuva hano mukigendera. Atanazi ati turekure tugende basi, niba hari n'ikibi Angelo yagukoreye uzajya kumuregana ukabihanirwe. Jeremy araseka ati ese urabona ndi ikigoryi? Ibi nabiteguye imyaka myinshi cyane. Nabayeho nshaka kuzongera kubonana na Angelo imbona nkubone. Angelo ahita amubwira ati none se nyine ko washakaga ko tubonana imbona nkubone, izi mbundu duhaye n'iziki? Jeremy aramureba n'uburakari bwinshi ati ikintu kintangaza ni n'ukuntu utagira isoni. Ndi nkawe sinakabaye mbasha kubumbura umunwa wanjye ngo mvuge. Izo mbunda mbahaye nazo ni amahirwe aza gutuma utsinda mureka nuko akigendera. Nuko Atanazi ahita arakara ati Jeremy reka tugabanye imikino hano, tubwire icyo ushaka kugeraho cyangwa se uturekure twigendere. Jeremy kumva amagambo Atanazi amubwiye arushaho kumurakaza cyane, nuko ahita ahamagara Damasi ngo yinjire aramushaka. Nuko Damasi nawe araza. Jeremy ati Dama, umuntu usuzuguye akavugira hejuru kandi akavuga igihe ntamubajije akanambwira amagambo mabi harya kurerwa iki? Damasi atarahanwa. Jeremy ati gaho rero Atanazi reba icyo umukorera. Atanazi bahise bamusohora bamujyana ahantu mu kindi cyumba Angelo atamenye. Nuko Angelo asigara aho ngaho ari kumwe na Jeremy. Jeremy ahita amubwira ati Angelo, urukundo iteka iyo rutomeye ibikomere rurema inguma. Nuko arakomeza aramubaza ati ese hari icyiza na kimwe ujya wibuka cyabaye hagati yacu? Angelo araceceka buri kintu na kimwe asubiza. Nuko arakomeza aramubwira ati njyewe ntago ndi mubi nk'uko uri kubitekereza, ahubwo urukundo ni rwo rubi. Uko Jeremy na Angelo bagumye aho ngaho barimo baganira, bagiye kumva bumva isasu riravuze. Angelo ahita amenya ko ubwo ari musaza we Atanazi barashe. Angelo arababara agahinda karamwica. Angelo ahita abwira Jeremy ati Jeremy wowe uzajya mu kuzimu n'Imana ntizakubabarira. Jeremy nawe ati wowe nuntangayo nzaba ntazi kureba, kuko ni wowe mwicanyi wa mbere nabonye muri iyi si. Umuntu ubasha kwica n'umuntu ukamusigara igisenzegeri utanamuhanyije nibura ngo birangire. Nuko Jeremy ahita ava aho ngaho arisohokera aragenda. Ibyo byose byabaga ariko mu rugo kwa Paul ntago bamenye ibyabaye. Bo bakomeje gushaka amakuru y'ukuntu hari icyo bakora kugira ngo barebe ko bamenya ahantu Angelo ari n'ukuntu bamukurayo, cyane ko bari bamaze no kumenya yuko Atanazi nawe ari hari, ariko ntago bari bamenye amakuru y'uko yarashwe. Paul na Saranda bakomeje kuganira. Paul ari kumvisha Saranda ukuntu atagomba kwizera Alpha n'ukuntu bagomba gutangira nawe kumugenzura
bakareba niba nta hantu yaba ahuriye n'ibiri kubera muri urwo rugo. Alpha bavugaga muri icyo gihe ariko hari undi mukobwa bari kumwe bakundanaga cyane witwaga Rita. Rita icyo gihe ariko yari arimo ashwana na Alpha batari kumvikana, yari arimo amuhora yuko atakimubonera umwanya, bisa nk'aho atakimubona. Alpha nawe akamubwira ati byose ni akazi kandi urabizi yuko ari wowe mba ngira ngo mbone amafaranga yo kukwitaho. Icyo gihe baganira Rita yari arimo kubwira Alpha ati niba koko njye nawe dukundana ukaba unkunda bya nyabyo, uriya mukobwa witwa Saranda nubwo ubumbwira ngo ni akazi baguhaye ndakwinginze mureke, ntuzongere kumuvugisha kuko mba mfite ubwoba yuko nshobora gushiduka yagutwaye burundu, wowe ukagenda ubyita ngo ni akazi nyamara ukazashiduka koko musigaye mukundana. Alpha aramubwira ati nyihanganira, misiyo bampaye rwose ishigaje igihe gito ikarangira, humura uzambona ntabwo nzongera kukuburira umwanya. Bakomeje kuganira, Alpha ntako atagize ngo asobanurire Rita yuko igihe kizagera akamugarukira wese, ariko Rita ntabwo yari arimo kubyumva. Mu rugo kwa Saranda nabo uko Saranda yagakomeje kuganira na papa we, bagiye kubona babona umudamu wa Uncle Atanazi aje kubareba n'amarira menshi, nuko bamubonye barikanga kubera ukuntu yari aje kubareba ameze. Nuko bahita bamubaza bati none se kumeze gutyo bimeze biti, kuri kurira byagenze gute? Nuko umudamu wa Uncle Atanazi ati ubwo se nukuvuga yuko mutazi ibyabaye, ubwo se ntabwo mwamenye yuko Atanazi yishwe? Nuko bose barikanga bararebana, ntabwo bari kumva ibyo bintu. Naha rero dusoreje igice cyacu cya kabiri cy'inkuru yacu. Ese koko nibyo Atanazi yarishwe? Umudamu we se amakuru yayahawe nande? Alpha se we wavuze ngo kuba ari kumwe na Saranda ni akazi kandi ngo misiyo yenda kurangira bimeze bite? Ese koko mu by'ukuri Angelo niki yapfuye na Jeremy gitumye akomeza kumukurikirana kuri urwo rwego? Byose rero ntuzacikwe n'igice cyacu gikurikira, ndizera byose uzamenya uko byagiye bigenda. Imana ikurinde naho utaha.